Reka tubashimire kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu hano ku murongo wa YouTube channel. Uyu munsi nkuko muyibona turi kumwe, sinavuga ngo ni umutumirwa ariko turi kumwe n'umumama hano. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu agiye gutangira atwibwira. Mwaramutse muraho? Muraho neza Shadrach. Amakuru? Meza. Amazina nitwa Diane Naomi. Yego Naomi? Yego, ndi umubyeyi. Ninjye nyiri iyi channel. Aha. Nari ngiye kuvuga ngo tuguhaye ikaze ahubwo ubwo twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro Naomi. Murakoze cyane. Okay, hanyuma uyu murongo wacu wa YouTube channel ni channel turi gukurikirana nyuraho ibiganiro byinshi bitandukanye byigisha ndetse abantu benshi bari gukunda. Tunakangurira abantu gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo uru ruganda cyangwa iyi channel ikomeze gutera imbere. Iyi channel rero yitwa izina abantu benshi tudakunze gusobanukirwa ni urunyamahanga. Yego Nikosora. Iyi channel yitwa Arduan. Ubundi ujya kwita iyi channel iri zina byaturutse kuki? Iyi channel ubundi ni umuryango wanjye. Aha. Yego, kuko izo nyuguti zose ni inyuguti zitangira abagize umuryango wanjye. Ard. Aha. Ard ni ukuvuga ni umugabo n'abana banjye babiri na Diane nyine. Aha. Niba atari ibanga watugereranyiza cyangwa watubwira mu magambo arambuye abo al ubwo ni bande? Hari abantu benshi bakomeje kumbaza icyo kibazo. Ard nyine bamwe basoma Ordan. Ariko ntago ari Ordan. Kuri iyi nshuro tugiye kubimenya none. Mugiye kubimenya ni Ard. Ard ni hano umugabo wanjye ni Alfred. Eri ya mbere ni umukobwa wanjye w'imfura yitwa Linka. Eri ya kabiri ni umuhungu wanjye yitwa Landry. Hanyuma na ni Diane. Okay. Ard. Numva biri kugenda bisobanuka inkomoko y'iri zina ryica. Bisobanuka rwose Mama Naomi. Hanyuma mujya gutekereza iyi channel hari byinshi wenda muteganya kuzasangiza abantu cyangwa muzajya mutugaburira. Byanga bikunda tumaze iminsi tuyibona ibiganiro byubaka umuryango. Sinzi niba ariyo njyana tugiye kuzajya turemo ubundi mutekereza iyi channel. Ni ibiki muteganya guha abantu? Yego, urakoze. Dutekereza iyi channel twatekereza gutanga ibitekerezo twebwacu tubona byafasha sosiyete nyarwanda. Twahereye ku byifasha ababyeyi ko nanjye ndi umubyeyi nibwo iminsi tubikurikirana cyane. Yego, ibintu byo kubyara, byo konsa, navugaga ibintu nanjye nanyuzemo, ntago ari ibintu ntaranyuramo, ni ibintu nzi. Rero twatangiye dufasha ababyeyi, ariko ntago ari byo tuzagumamo. Guriya ni topic nyine tunyuze bitandukanye, wenda sosiyete nyarwanda, ibyubaka, iby'urubyiruko, nyine ibiganiro muri rusange byubaka umuryango nyarwanda. Yego. Hanyuma wari uvuze ko muzagizaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi dukunze kubona amacano menshi agira umurongo azakoreramo ibyegeranyo, ibiganiro, ubuhamya. Mwebwe mwumva muzafokasinga kuki cyane ku biganiro muri rusange? Twebwe channel yacu ni ibiganiro, ariko nanone ibiganiro byagutse. Ntago ari ibiganiro bifungiye ahantu hamwe muri domaine zose. Bajya bambaza ngo se ngo kuvuga ibintu by'ababyeyi, ngo se ngo tuzabigumamo, uzibonamo rute n'abandi. Yego, ni topic nyine ivuga ku kintu runaka kikarangira tukavuga n'ikindi gutyo. N'umuntu ufite ubuhamya butandukanye rwose ni karibu. Byiza cyane. Ni karibu hano hazaca ibintu byinshi bitandukanye. Yes, reka rero dukomeze dukangurira abantu kujya bakurikirana iyi channel yitwa Arduan. Turi kumwe na mama Diane niwe nyiri iyi channel. Reka tubakanguriye gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro baduteganyiriza bijye bikomeza kubageraho vuba kandi bibaryohere. Hanyuma turacyaganira kuri iyi channel, muri gutegura kutugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko se iyo umuntu agiye guhinga bateganya ibyo byose kuzasarura, uretse kuba muha abantu ibiganiro mwigisha, hari icyo mwamuteganya cyinjiza mu mufuka cyangwa mu ikofi? Ubundi njye ntekereza ko ishema rya mbere ni ukubona hari icyo wubatse muri sosiyete nyarwanda. Ni ukubona hari icyo umaze. Yego. Utari wavutse ngo ubaho ngaho gusa utereka aho ngaho mere nk'ivaze, ahubwo ukaba hari ikintu ufasha. Iyo uhuye n'umuntu tuvuge nk'umuganga, iyo avuye umuntu agakira, ntabwo ishema ari uko yahembwe amafaranga yagiye kuri konte cyangwa umushahara we waje, ahubwo ishema rye rya mbere ni ukubona wa muntu yavuye akiza agenda. Tuvuge umuntu yaje arembye atanumva ari muri koma, ariko uramuvuye arakize aragenda.
iryo ni ryo shema ryawe rya mbere nk'umuganga. Rero natwe kuba uri mu muryango ndi umubyeyi hari ibyo nyuzamo nk'umubyeyi ariko ntabwo ndimo kubwira abandi bantu ibyabafasha kandi nanjye hari ibyamfashije urumva ndabyigumaniye igihe nta kintu mba maze muri sosiyete ariko iyo ngize ikintu mara nka wenda hakajya nk'umuntu duhora akambwira ati kiriya kintu wavuze ntabwo nari nkizi ariko narakimenye. Rero iryo ni ryo shema rya mbere ryo kuvuga ngo ndi umunyarwanda ariko si igihugu kandi si icyo ubamariye nkimariye kuko ubu ngubu ntabwo tujya ku rugamba rw'amasasu ahubwo icyo dufite ni ukubaka ni ukugira abantu inama kandi zubaka. Bivuze ngo nawe uri gushyiraho itafari ryawe mu kubaka umuryango nyarwanda cyangwa muri rusange kugira abantu inama wenda uruhare rwanjye kuvuga ngo nk'umunyarwandakazi ese nakora iki namarira iki umuryango nyarwanda. Rero ni muri ubu buryo njye nahisemo kubikoramo kugira ngo nanjye nubake igihugu cyanjye ngire itafari nanjye nshyiraho. Wenda iby'umusaruro byazaza nyuma ariko wabanje gushyira itafari ryawe. Ubundi ibyo ngibyo ari inyongera biba ari inyongera byanga ariko ibyo biza ari inyongera. Naomi niwe turi kumwe muri iki kiganiro muri gukurikirana yatangiye atubwira amavu n'amavuko y'iyicano ariko tubwira ibyo azatugaburira cyangwa ibyo azaduha bitwigisha ariko kandi tunakangurira abantu kugana iyicano kugira ngo bajye bayinyuzaho ibiganiro bikomeze nawe bifatanye nawe kubaka umuryango nyarwanda. Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko tukivuga nyine ku iyicano uburyo izajya ikora n'uburyo yatekerejwe n'ibyo izajya igaburira abantu. None se Naomi nyuma y'uko ugiye kubaka umuryango nyarwanda ugiye gushyiraho itafari ryawe wifashishije iki gitangazamakuru cyawe waba warize ibintu by'itangazamakuru cyangwa byaturutse cyangwa hari andi makuru ufite ku bintu by'itangazamakuru? Oya ntabwo navuga ngo narabyize mu ishuri ariko ibintu byose buriya ni impano. Ni impano cyane ko ibintu mvuga ni ibintu kenshi by'ubuzima bwanjye. Ni ibintu nzi nanyuzemo nahagazeho ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo numvanye undi muntu cyangwa isi. Ikindi kandi imyaka mfite ubu njye mfite imyaka 37. Imyaka 37 hari experience umuntu aba afite, hari ibintu umuntu aba yaranyuzemo mu buzima bwa buri munsi ku buryo uvuga ngo iki ngiki ndakizi, iki ngifite aya makuru aya n'aya. Hari icano dukunze kubona icyo bita udutwiko. Hari icano se abantu bitegaho udutwiko byacitse prank inkuru zitari zo kugira ngo uzarebwe wenda wowe Naomi agiye kutwizeza iki kuri icano ntabwo azaduha prank cyaduhe udutwiko kugira ngo dukunde tumurebe. Njye ntabwo nje kuzana ibihuha. Oya ntabwo ndi umuntu uzana ibihuha ahubwo kubera ko nyine ndi umuntu ushaka kubaka ntabwo ntekereza ko umuntu yakubakisha igihuha kuko igihuha kirahitinga uyu munsi ariko ejo iyo bakuvumbuye bahita bakwanga. kandi icano ndashaka ko n'umwana wanjye n'umwuzukuru wanjye azajya yireba akavuga ati nyogokuru yarakoze akavuga ati nyogokuru yavuze ibintu ibi n'ibi nabigenderaho ariko ninkira kinyamaze umwana wanjye akazakireba ubwo sinzi nzaba mpereye cyangwa umwuzukuru wanjye akakireba. Rero ngenje kuvuga ibintu by'ukuri byanyabyo kandi byakubaka. Reka rero dukangurira abantu gukunda Aridouane YouTube channel. Nyirayo atwijeje ko atazajya aduha amakuru y'ibihuha ahubwo azaduha amakuru meza agezweho yizewe kandi atangiwe ku gihe. Hanyuma Naomi tugana ku musozo ni ubuhe butumwa waha se twabyita abakiriyara cyangwa abantu bawe abafana bawe biteguye kugiye kubashyirira kuri plateau ibintu bibashimisha kandi bibamara inyota? Ubuhe butumwa wabagenera? Abantu banjye rero ni ukuri mukore subscribe, mukore like mumukunde, mukore share, musharinga abantu tubyamamaze bigereje ikintu cyiza ngo kigumana ahubwo giha abandi. Rero mukore share no muri comment kandi mujye mumbwira muto wenda wakongera amazi wabigenza gutya. Inama zanyu no kuri n'ingenzi kandi harabo mbona muri comment harabo mbona rwose bagira icyo bambwira. Ngiye kubikubaza ntise comment aho ugereye ukora hari amakuru akubaka cyangwa guca intege? Kugeza ubu ndashima Imana pe nta muntu uranca intege ariko usibye ko na challenge ziba zikeneye kuko ubwira akantu katagenda neza ntabwo biba ari bibi ahubwo bituma ukubakira ukagakosora ukavuga uti aka kantu koko ntabwo nari nakitayeho ariko ubwo ukambwiye nongeye kukitaho ngakosore. Rero nabyo ni byiza rwose akubona katagenda neza ntuzatinye kukambwira ahubwo uzakambwire nanjye nkarebeho noneho ngakosore. Nawe matwemereye ko tuzajya tumukritika ubwo buryo bwo guhugurana
kugira ngo avugurure ibintu bye. Reka rero dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kw'iyi channel yitwa Arduan. Ni channel twabwibyo tuzajya dukurikirana. Icyo twanasabwe inkunga yacu cyangwa umusanzu wacu kuri iyi channel ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ibintu bigakomeza kuba bigenda neza cyane. Nawe turagushimiye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Naho utaha. Yego. Okay, mwakoze namwe rwose abadukurikiranye kuri murongo wa YouTube channel Arduan. Twabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Bye bye.